Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Nk'uko muri kubona imodoka nyinshi kuri screen zanyu cyangwa kuri kamera zanyu. Polisi yatangije gahunda yagerayo amahoro kubera yuko mu mujyi wa Kigali ibinyabiziga bimaze kuba byinshi cyane, aho ari 99% ku banyagihugu cyangwa ku baturarwanda batuye mu mujyi wa Kigali. Polisi rero ikora mu mujyi wa Kigali ikongera kwibutsa abaturage kuba fokasi mu gihe bari kugendesha cyangwa bari gukoresha umuhanda bagenda n'amaguru bitewe n'ibinyabiziga byabaye byinshi mu mujyi wa Kigali. Bisobanuye yuko rero impamvu polisi ikora mu mujyi wa Kigali itangaje bino cyangwa ikababwira bino ni mu gihe nkamwe nkuko muri kubyibonera kuri screen zanyu. Imodoka mu mujyi wa Kigali nkuko mubibona ni nyinshi, ntabwo ushaka kurenga metero 5 udahuye nibura n'imodoka 40 inkeya. Nabwo ubwo mvuze imodoka nkeya, ntago mvuze nyinshi. Bivuze ngo rero polisi ikorera mu mujyi wa Kigali impamvu ishyize hanze rino tangazo ngiye kubabwira. Impamvu ni iyi ngiyi: mu mujyi wa Kigali ugizwe n'ibinyabiziga byinshi, ni mu gihe 99% mu banyagihugu cyangwa mu baturarwanda batuye mu turere dutatu: Nyarugenge na Kicukiro na Gasabo mu mujyi wa Kigali. Higanjemo ahantu henshi hazwi nko kumvikana ibinyabiziga: i Remera, Nyamirambo, Giporoso, Sonatibe ndetse na 15. Murabizi ko hakunze no kubera impanuka nyinshi bitewe n'uko hano hantu hakunze kuba hari urujya n'uruza rw'amamodoka. Bivuze ngo ambotiyage yaho irindwa mubi, ushobora kujyamo saa 4 za mu gitondo ukayisohokamo mu masaha ashyira saa 5 saa 6. Bivuze yuko ambotiyage iba yabaye nyinshi. Rero kugira ngo tuze turebere hamwe cyangwa twumve itangazo polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje, ikintu ugiye gukora ugiye gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru ya buri munsi. Bivuze ngo rero ngiye mugiye kubana mwana makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, ariko abanzi ku mazina kidasambura. Noneho wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha. Nawe utarakora subscribe nyaboneka nawe turagusaba ngo ukore subscribe. Reka rero dukomeze n'itangazo polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje. Ubu polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangaje itangazo rivuga ngo muturarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda barabinginze cyangwa barabasaba kuba focus mu muhanda mu gihe muri gukoresha umuhanda mugenda n'amaguru. Bivuze yuko hari imodoka zikunze kubagonga muri mu gisate cyanyu cyangwa muri gahunda yanyu murimo mugenda, imodoka zikabasanga mu byerekezo murimo zikaba zanabagonga. Ariko ibyo ngibyo ntago ari byo bibaraje inshinga kubabwira, ahubwo yavuze yuko hari abantu bagenda mu muhanda ukagira ngo barasinziriye bitewe nk'uko bagendera muri zebra crossing, ukagira ngo barimo baragenda mu mbuga y'iwabo cyangwa mu murima w'iwabo, kandi nibazi yuko ibinyabiziga bihagaze biri hariya. Noneho ikindi kintu ni kimwe, hari ukuntu ubona umuntu yitoroye akirukanka, ibinyabiziga birimo birukanka cyangwa ibinyabiziga birimo bicaho, kandi biriya bintu nabyo biri mu byatuma uhasiga ubuzima bitewe yuko imodoka yakugonga. Nanone ikavuga ikindi: nimba abanyamaguru mutazi amategeko y'umuhanda, mwabanje mukiga amategeko y'umuhanda. Mu mikoreshereze ya feruje ntago mujya muzubahiriza. No kuvuga ngo kariya kantu k'icyatsi kibisi yo kajemo ku cyapa cy'abanyamaguru muri feruje nubwo mugomba gutambuka. Mu gihe harimo umutuku mbona munyaragurika mwirukanka mu muhanda ukagira ngo ntago muzi amategeko cyangwa ntago muzi feruje. Bivuze ko rero bafite imbogamizi yuko mushobora kuba mwahasiga ubuzima kubera kutakurikiza ibimenyetso byo mu muhanda, nk'ahazwi muri zebra crossing ndetse nk'ahazwi nanone muri feruje, bitewe nuko hari abantu benshi bagenda bagongerwa mu mazebra crossing ndetse no mu maferuje, kandi amakosa aturutse kuri bo bitewe nuko batazi gukoresha umuhanda neza. Ubwo polisi yavuze yuko mu mujyi wa Kigali hatuye ibinyabiziga byinshi ugomba kugenda uri focus mu muhanda. Ibyo rero bishatse gusobanura iki cyangwa
bivuze yuko rero abantu benshi impamvu bakunda kugongerwa muri zebra crossing nta kintu bamwe na bamwe baba bitayeho bitewe n'uko ubugira ngo ntabwo barimo batekereza iyo bari mu muhanda. Kandi ikindi buriya rero nimba ufite ibibazo byinshi cyane ntugatware imodoka, ariko nabyo ndaje mbibabwireho. Bivuze ko rero polisi ikora mu mujyi wa Kigali ni ibyo ngibyo yatangaje ibwira abaturarwanda bakoresha amaguru mu muhanda wa Kigali kuba fokasi mu muhanda kwambuka babanje tuvuge turi muri zebra crossing, ibinyabiziga byabanje guhagarara, none kugera muri feruje ukambuka ari uko icyapa cyawe kigezeho. Nongera kubibutsa, umutuku ni ukugenda, icyatsi ni uguhagarara kw'imodoka, noneho namwe mugahita mwambuka nk'abanyamaguru. Bivuze yuko rero nabasobanurire rero, reka mbanze mbasobanurire ibino byapa kugira ngo cyangwa feruje n'abatari bazi uburyo kizikoreshwa feruje kugira ngo bamenye uburyo zikoreshwa. Feruje uburyo zikoreshwamo ni ukuvuga ngo hari umutuku, hari icyatsi ndetse hari n'umuhondo. Bivuze ngo ririya kariya kabara k'umuhondo kazamo ni ukwitegura guhagarara. Bivuze ngo rero ririya bara ry'umuhondo rijemo ushaka wahita uhagarara kubera yuko hagiye guhita hazamo umutuku. Bivuze ngo umuhondo ni ukwitegura, umutuku ni uguhagarara, ubururu ni ugukomeza. Ndakeka ni ibyo ngibyo. Rero nanone polisi ikora mu mujyi wa Kigali yagarutse ku bintu bibiri abakire bakunze gukora ndetse bigatuma bakora impanuka. Bivuze ko rero mu gihe ufite stress cyangwa ufite ibibazo mu mutwe ntabwo ukwiye gutwara ikinyabiziga, ahubwo ukwiye gushaka umushoferi uri bugutware. Bivuze yuko rero nuramuka utwaye imodoka uri muri zigizage cyangwa uri muri stress bizakuviramo gukora impanuka bitewe n'uko utameze neza uri mu muhanda. Ndetse ayo makosa kenshi na kenshi akunze kuba ku bantu ugasanga bakoze impanuka bitewe n'uburangare bwabo cyangwa uburyo ki banze gutanga nk'amafaranga yenda ngo bashake umudrive ubatwara ngo abasupurayinge cyangwa abadepoze ahantu bitewe n'uko ari muri stress y'akazi. Bikubitiyeho nanone n'ino mihanda nayo iba yashyushye, kandi n'imihanda murabizi yuko imaze kugorana, ugasanga rwose akoze impanuka mu buryo butunguranye cyane ndetse ibintu bidakwiye cyane. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura TV Rwanda ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Bivuze ngo uri uw'agaciro kuri twebwe, ariko nawe utarakora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nge mwarimo mubana mwano makuru nitwa Urw'inkorogoto bakora rugakonkoma Kidasamura.